Yes, reka amasuzi rero mbaha ikaze mwebwe aho muherereye hirya no hino mu gihugu mukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru Demi Empire ibagezaho. Ni inkuru mu by'ukuri y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane. Ni inkuru wakwibaza ngo ese mu by'ukuri byagenze bite, kubera iki uyu mwana yaje kuba yakwitaba Imana. Aho uherereye hose nzi neza ko mu by'ukuri wakwibaza ngo ese uyu mwana ukiri muto gutyo, umwana muto cyane yaba yazize iki? Ngira ngo mu minsi yashize twagiye twumva impfu zigiye zitandukanye z'abana mu by'ukuri b'abanyeshuri. Twagiye twumva abana b'abanyeshuri bavuga ko mu by'ukuri ngo hari umwana yiyahuye, cyane cyane nk'inkuru yavuzwe y'umwana w'umunyeshuri wo mu karere ka Kayonza ku kigo cya Kayonza Modern School. Muri ako karere ka Kayonza n'ubundi ku kigo mu by'ukuri cya Gishanda humvikanye umwana ngo nabwo yitabye Imana azira ikigage mu by'ukuri yahawe n'abamansera. Saha gusa twagiye twumva inkuru zigiye zitandukanye hirya no hino mu by'ukuri z'impfu z'abanyeshuri, abana mu by'ukuri bakiri bato, abana bakiri hasi bakiri batoya mu by'ukuri, kumva ngo yitabye Imana mu buryo budafite igisobanuro. Mw'abantu mwe rero jya ugerageza kugira neza, ugerageze gukora neza kugira ngo byibuze n'igihe uzatahira, n'igihe watashye mu by'ukuri Imana izavuge ngo, cyangwa se n'abazasigara ku isi bazasigara bavuga ngo mu by'ukuri yari umuntu muzima, yari umuntu mwiza, yari umuntu mu by'ukuri benshi bari bakeneye. Uyu ni umwana ukiri muto mu by'ukuri, navuga ko agiye kare, agiye igihugu kikimukeneye, agiye umuryango ukimukeneye, agiye hakiri byinshi mu by'ukuri. Abantu mwe yagakoreye igihugu, yagakoreye ababyeyi, yagakoreye abavandimwe. Ni umwana mu by'ukuri benshi mu bana bigana bagiye barira cyane, baboroga bavuga ati mu by'ukuri ibi bintu ntabwo bibaho, ibi bintu ntabwo mu by'ukuri turi kubyiyumvisha. Ni inkuru umwana mutoya mu by'ukuri yavugishije abantu benshi, abana biganye bavuga ati uyu muntu bitewe n'ukuntu yitwaraga, imyitwarire myiza, imibanire myiza, urukundo yagiraga mu by'ukuri, abantu beza nibo bagenda. Abantu beza nibo bagenda, urebye urukundo uyu mwana yagiraga, urebye imibereho n'imibanire uyu mwana yagiraga, ntabwo mu by'ukuri yagakwiye kutuvamo. Abantu beza nibo bagenda, abantu beza nibo batuvamo. Amarira n'agahinda abana biganaga mu by'ukuri bafite arenze akenewe. Uyu mwana witwa Dorcas, ndagira ngo mu by'ukuri ubanze ukore subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana, tujye turushaho mu by'ukuri kuzamura cyangwa se uploadinga ikiganiro cyacu uhita ukibona ako kanya, uploadinga amakuru yacu uhita uyabona ako kanya, kugira ngo mu by'ukuri amakuru agiye atandukanye ajye akugeraho kandi akugerereho igihe.
nyuma rero yuko ukoze subscribe, mu by'ukuri reka dukomeze n'inkuru y'incamugongo, inkuru y'akababaro, inkuru buri wese ari kumva akitsa imitima. Amazina y'umwana ni Dorcas, umwana wari ukiri muto cyane mu by'ukuri. Uyu Dorcas yigaga ku kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Rubona cyangwa se kuri GS Rubona. Iyi GS Rubona iherereye mu karere ka Ngoma, ngira ngo benshi mu by'ukuri baherereye mu ntara y'Iburasirazuba cyangwa se by'umwihariko bari mu karere ka Ngoma murahazi neza ahangaha muri GS Rubona. Niho rero uyu mwana muto, uyu mwana mwiza w'umukobwa witwa Dorcas yigaga. Ni inkuru mu by'ukuri wa muntu we ujya ugerageza uyu munsi nahawe, ariko ejo sahawe, ntuzi ngo ejo bizagenda bite. Uyu munsi ushobora kuba uriho ariko ejo mu by'ukuri ugataha. Ese mu by'ukuri ukora iki kugira ngo nunagenda mu by'ukuri uzasigare ku isi bavuga ati uriya muntu yari imfura, yari intwari, yari mu by'ukuri intangarugero. Wirebeho rero wibaze ngo ndamutse ngiye uyu munsi mu by'ukuri ni iki cyasigara kivugwa kuri njyewe, kuri uyu musozi, kuri mu by'ukuri muri rubanda. Ndagira ngo mbere yuko nkubwira urupfu cyangwa se icyo uyu mwana Dorcas yazize, tubanze ducisha amaso mu by'ukuri mu bagize icyo bandika kuri uyu mwana. Gilbert yagize ati ni ukuri birababaje cyane, igihugu gihombye umuntu ukomeye, igihugu gihombye mu by'ukuri umuntu ukomeye w'ahazaza. Divine nawe yagize ati mu by'ukuri njyewe byandenze ndumva ntacyo mfite navuga, gusa Imana itirengagiza cyangwa yibagirwe, izamwibukire ku mirimo myiza yakoze akiri kuri iyi si. Benshi rero bagiye bagaragaza amarangamutima yabo n'agahinda kenshi n'amarira menshi, aho uyu Ange we yagize ati yo reba disi mu by'ukuri ukuntu uyu mwana yari akiri muto. Clementine nawe yagize ati ariko ubundi kuki aba bana bari kugenda cyane, kuki aba bana bari kuducika, n'ibiki biri kuba mu by'ukuri. Faustin nawe akomeza agira ati mu by'ukuri kugeza n'isaha ariko njyewe nabuze igisobanuro cy'impfu ziri kuba hirya no hino, n'ubu sinasobanukirwa igisobanuro cy'impfu ziri kuba hirya no hino. Wakwibaza ngo rero Dorcas umwana w'umukobwa muto yazize iki? Uyu mu by'ukuri uyu mwana Dorcas amakuru ahari ni uko mu by'ukuri yazize uburwayi yari amaranye igihe. Uyu umwana wari ukiri muto, amakuru avuga ko mu by'ukuri yavutse afite uburwayi cyangwa se indwara y'umutima. Aka kanya rero mu by'ukuri Imana yashimye kumujyana, yashimye ko areka cyangwa se ava ku mibabaro n'imihangayiko y'iyi si, ijyana
roho yiwe. Mu by'ukuri rero uyu mwana Dorcas wavukanye indwara cyangwa se ikibazo cy'uburwayi bw'umutima, uyu munsi yasinziriye. Nkomeza kwihanganisha ababyeyi, abavandimwe ndetse n'inshuti muri rusange za Dorcas. Mu by'ukuri Imana ikomeze ibakomeze, kandi mbasezeranya ko igihe runaka kizagera tukongera tukabona Dorcas, igihe runaka kizagera tukongera tukabona abacu twabuze. Umunsi w'umuzuko nzi ko tuzongera tugahoberana n'abacu twabuze, tukongera kubona Dorcas ari muzima ameze neza. Humura rero, komera wowe uri mu bihe nk'ibi ngibi. Ni igihe gito cy'umubabaro, ariko igihe kizagera twishime iteka, tunezererwe ubuziraherezo turi kumwe n'abacu bose bagiye mbere yacu. Reka rero njyewe mbabwire nti mukomeze kwihangana aho muherereye, ndetse n'ukozwe ku mutima n'iyi nkuru nawe aho uherereye ukomeze kwihangana. Kora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana amakuru aba agiye atandukanye, kugira ngo mu by'ukuri tujye turushaho kubana. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde. Kora subscribe.